inzira ducamo turarasana n'umwanzi Satani, ariko intwaro yacu nimwe niyo gusenga Imana. Senga igihe cyose wiragiza Imana yawe, isaba imbaraga zikwiriye kugufasha, yisaba intwaro zose zikwiriye kukurinda, kandi wambara agakiza kakubera ingofero. Hari intwari nyinshi zarenganijwe cyane, ariko zari zambaye intwaro z'Imana. Bamwe imibiri iratwikwa, abandi baterwa amabuye, ariko barihangana bakomera ku Mana. Senga igihe cyose wiragiza Imana yawe, yisaba imbaraga zikwiriye kugufasha, yisaba intwaro zose zikwiriye kukurinda, kandi wambara agakiza kakubera ingofero. Pawulo we yabivuzeho abyandikira Abefeso, ati mutware intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe, kandi mukomere ku munsi mubi w'ibyago. Senga igihe cyose wiragiza Imana yawe, yisaba imbaraga zikwiriye kugufasha, yisaba intwaro zose zikwiriye kukurinda, kandi wambara agakiza kakubera ingofero.